Ni wageze hano mu bajyaga bagenda Narine yaramunyeretse ngo ni umufiance we hanyereka Aline turanaziranye. Uyu niwe ndi kubona muga. None uyu mukobwa Aline ubona ari kuburana amafaranga ze miliyoni 10,500. Ntabwo mbizi urayamusubiza gute kugira ngo mbone mukobwa wowe mvurira umwana turayashaka tuyagusubize pe ndaga ari njye yasubize muri yasubiza Aline turayasubiza Aline cyangwa mu muyinzu kuko none si weme akaba umukazana wawe ko yari yaramukunzaga mutesha n'igihe akamuha n'amafaranga ye kubera iki bidashoboka ndi umukunda Aline ndamukunda ariko umwana wanjye menya atamukunda reka rero mbikora ibindi burangiza musubiza Aline bintu bye niba mutamusubiza amafaranga niba mutamushaka mwana wanjye wayiki wewe wayikishe ni mwana wa ubayiki mana ishobora byose waremye ijuru n'isi muganga we ngwino hano ngwino ndebera umwana wanjye cyabaye we muganga we abayiki umwana wanjye kano kanya yarampamagaye ngo araje abayiki muga ngwino ndebere bigenze bite byakugendeke bite uzi ukuntu mingendeke umwana arampamagaye arambwira ngo araje kundeba hakigera hano ku muryango abayikubise hasi bigenze bite noneho we bigenze bite mugambwira uyu mwana no wawe no wanjye ni imfura yanjye y'umuhungu no umugabo no umusore inzu yariye oya iyi nzu niye yari yarayubatse mana ishobora byose we none sarara hano ko ntabarira umwana ndakubaza arara hano ntabwo arara hano yaraje kureba ahantu igeze ari kuyubaka umva manzi nyumve ndakumva shyira umutima cyangwa ni ibiryo wamuhaye ko n'abakecuru babona nanga mbasigaye muri agirinde z'amanura mu rugo we ibi ni bikari gusora urugusora ibiki neza umwana wanjye akira n'ukuri ibintu mbona biri kuva mu kanwa ke ari ibiki bagwaye we burozera urozi baguhaye n'ubu mbona ibintu biri kuva mu kanwa ke muganga reba iyi nzu niye iyi nzu niye yarayiyubakiye reka kamanze ndebe ikibazo afite ufite kiye kibazo ariko uyu mwana no wawe uyu ni imfura yanjye nubwo papa we twaratandukanye ntabwo tuba none imiti yo kumugira ngo mukuremo ibi bintu ubona byamutimbye bisaba amafaranga nta kibazo nzu muganga nimba ushoboye umwana wanjye nazuke ni ukuri amafaranga ntabwo aricyo kibazo n'umuntu yayashaka wenda agaruka yashaka kuko imiti isigaye duhenda tuyikura kure imiti yo gukora ibi bintu isigaye duhenda ko aka kanya narangije gushinga inkoni y'ubutware hano ndangize kumuvura utegura amafaranga yego ndayategura uyategure yego kuko ngiye kora no muri uru rugo rwawe niba hari ibindi bintu birimo iyi nzu ye yego niba hari ibindi bintu byaba birimo nabyo ngiye kubireba ni ukuri Imana nta kibazo manze ndebe kosi umugabo ngo ni Junior sacyuraho urandabaza narakubwiye ngo nguhereze imiti uzajya urabikora karakara bameze ntabwo nakubwiye ngo uzajya urabikora buri gihe uzajya undabaza niyo nibereye nawe
none se ubwo ko ngiye kujya hanze bizagenda bite? ubushobozi ntabwo nahamagariwe kuba umunyamakuru byonyine. Umunyamakuru? None se yewe kositimu yawe yanduye dore amaraso. ariko ngiye by'amakositimu ndaga ari byo ndiho. Icya mbere ni ubuzima bw'umuntu. Nawe utabara umuntu. Ngiye muganga Rutebuka nita ku buzima bw'umuntu kuruta ibindi byose. Yego. Yambaye icyo bita ishenete. Iyi si ni ishenete, kanyikwambike. Oya sigenda arwaye. Uvuze izina ritari rya, reka nyikwambike urebe. Shanete. Shanete si Shanete wigeze ubona amashane? Ngukuye ibuzimu nguzanye ibono. Ngukuye mu mbaraga z'udashaka kubaho nguzanye ngo wongere ubeho. Ndi muganga Rutebuka nahamagariwe kuzahura abantu bose no gutabara, nawe ngukuye mu mbaraga z'abashaka kupfa ndakuzanye. Nge narangije kubona ko uyu mwana wawe ari igisambo. Oya. Nubwo uri kurira. Oya. Ahubwo icyo ngubaza, so ubundi amazina ye yitwa nde? Yitwa Nkundimana Jean Paul. Nkundimana Jean Paul, urabona yamaze ibintu by'abakobwa. None dore uyu mukobwa yamugendereye. Ntabwo mbizi. Iyi nzu ubona ngo yubatse ndabwo ariye. Kandi dore nyirayo ari kuyiburana, watanze amafaranga miliyoni 10,500. Yajyaga aza akambeshya none kutayatanze urukuri ruragira ute? Yakoraga. Nzanira ibasano ngo utabare ibindi mwirirwa murabizana. Zana ibase n'akavido k'amazi. Kubona muri abakire gusa kandi mwaribye by'abandi. Turage turababona ngo mwubatse amazu, naho ni iby'abakobwa muri kugenda mukajya mukabasanga. Yesu Rutebuka ibyo nabyihanganira. Simbizi muganga. Sukama ayo mazi yose. Imana we, Imana senga kumubona nijoro. Iwawe haza abakobwa bangahe? Nyiriza abana, nyiriza umwana. Iwawe haza abakobwa bangahe? Yo. Igisambo cyawe. Afite umukobwa umwe yanyeretse. Baretse witoze nta n'uwo ngo mbibwiye ngo mbwire n'izina rye. Reka mukwereke. Kangwereke wakoze iki kintu. Kwerwa murabeca abantu gusa. Ubwo si waruyobewe yuko uyu mwana wawe ari igisambo? Byose ntabyo nzi pe. Urabeze Kandi ni n'umwana witondaga. Aritonda n'abantu bose baramuzi. Mwana wanjye aritonda. Urihe wowe wakubise umuntu hasi kandi ko mukene? Ndi Ruhangara imbaraga zose z'abigize ibinani ku isi bakomeye, imbaraga zose z'abarozi bose bibwira ko bazica abantu uko bashaka. Nubwo uri kuburana k'uyu yakuriye amafaranga yawe kandi ukaba uri kuburana k'inzu ari iyawe kandi ndetse ngakaba kunze undi muntu agiye gushaka, ngenda gushaka ngwino hano. Ngeneye n'imbaraga naho wakuye uburozi bwose haba muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu byose, ndagukeneye ngeneye izo mbaraga zawe. Narangije no kukumenya. Yo Narine Sarine ni wageze hano mu bajyaga bagenda. Narine yaramunyeretse ngo ni umufiance we. Hanyereka Arine turanaziranye. Uyu niwe ndi kubona muga.
none uyu mukobwa Aline ubabona ari kuburana amafaranga ze Yo, miliyoni 10,500,000. ntabwo mbizi. Urayamusubiza gute? Yuwi. Kugira ngo mbone mukuru wowe Aline. mvurira umwana turayashaka tuyagusubize pe. Ndaga ari njye yasubize murayasubiza Aline. Turayasubiza Aline. Cyangwa mu muyinzu. Nta kibazo. None si wemeye akaba umukazana wawe ko yari yaramukunze akamutesha n'igihe akamuha n'amafaranga ye kubera iki bidashoboka? Ndi umukunda Aline. Aline ndamukunda ariko umwana wanjye menya atamukunda. Reka rero mbikora ibindi birangiza musubiza Aline ibintu bye. Niba mutamusubiza amafaranga. Niba mutamushaka mu musubiza. Aline yari umwana mwiza ariko. Niba ari umwana mwiza biganiraho n'umuhungu wawe ari nabo umukazana wawe. Yego. Hoya niyo ataba umukazana wanjye twayamusubiza muga. Witegura kuyamusubiza? Bikore niteguye kuyamusubiza cyane. Niteguye kuyamusubiza aho kugira ngo umwana wanjye apfe pe. Ni muganga Rutebuka ngo kuyikuzemo nguzanye ibuntu nubwo wagaragayeho icyaha cy'uko wariye amafaranga ya Aline kandi Aline yari yarayaruhiye kandi Aline wamutesheje igihe, Aline wajyamanye nawe, Aline mwarasokanye mugirana ubuzima buzima, akwizera guhereza n'umutungo we n'amafaranga ye yaruhiye yakoreye. Aka kanya nawe niwe wari wakugendereye. Aline ndagusabye ikibazo cyawe kigiye gukemuka kuko ndi muganga Rutebuka ndagikemuye. Aka kanya vayo. Vayo nabira byose bitajyana bya Aline yatajyana.